ngo Kigali tuyibyukiyemo umunsi wa mbere mwibaze ngo bimeze bite ndaje nze kubatembereza mama bimwabonye Kigali ni gutya Kigali ni gutya ntabwo utaha turyoherwe twebwe twabonye ibiryo mbere abadadi ngo arikirije ibiryo bya nimugoroba baduhaye ibiryo by'ijoro kabisa baduhaye ibiryo bya nijoro tugiye kurarira Pega kuyaga. Hii makeup ilarani. Makeup ya saa 10. Kama yongeye kugeza saa ngapi? Mitaiden. Wowe ngo no muri mu ndege ufite apeti. Yes. Sinapel kapile ya. Ya. Dushaka kureke kurya byinshi twagezeyo. Bando. Kigali, oh yeah. Kigali, oh yeah. Oh mama happy, oh yeah. Itu kan apa pakai? Orang tahu ni. Now we know Kigali. Kano, Kala, Emile, Kano hello. Hi baby, yeah, good boy. Tugiye kwibaza ko tugiye kujya he? Tugiye kwinjira muri bisi batujyana. Hello guys. Tane. Kala Emire, Kokoya, Selva. Così cari viola. Non devo kukiryamye. Kumbe bitotsi nawe wabibuze. Hello guys. Mwaramutse. Umva. Nizeye ko mwabyitse neza natwe twabyitse neza. Turashima Imana, tumeze neza. Ngo Kigali tuyibyukiyemo umunsi wa mbere mwibaze ngo bimeze bite ndaje nze kubatembereza mbatembereze twabonye dusohoka mu ndege amahoro mama abi nyine arabyutse umva imihanda tuzajya twirirwana amara abantu bavuze ngo bashaka kuzajya bansuhuza muzansuhuza nzababwira munsuhuza ababishoboye abatabishoboye tuzaduhurira mu muhanda nangwa mbasange iwanyu nizere ko bimeze neza guys aho uri hose ni buri mushasha nyine uke kuza gukora subscribe kuri Abidel show kugira tujye dukomeza kubana na mama wabi nyine umunsi ku munsi muzi bimeze bite konje yacu twayitangiye mbese buri munsi nzajya mbereza gahunda zanjye ukuntu zimeze uyu munsi ntabwo nabwira ngo mfite gahunda izi nizi
rero navuga kuba mu rugo kugira amenyere ubu buzima bwo gufashwa ibintu byose ubuzima bwo gufashwa ibintu byose bumeze gute ubundi uhita uta ibiro urukumva sinzi n'impamvu umubyibuha impamvu uta ibiro ni uko wumva wishimye muri wowe ukumva umeze neza muri wowe ukumva nta stress ufite muri wowe twabyutse nyine gusa twaryamye neza tubyuka neza ibintu mfite ibintu bikiri hano ibintu biri hano byose n'amavarize kubera ibintu nyine ntuburi kumenya ngo ibintu biri hano aho mu kanya ngiye gushira muri garderobe iri hano inyuma yanjye uriya ni papa muri kureba nawe arabyutse ndamubwiye ati se timenye impamvu abantu b'i Kigali babyuka bameze neza urebye ukuntu tubyutse twese saa 2 numvaga ako tugiye gusubira kuryama numva ko turi tunaniwe aho turi n'ahantu heza mwabibonye turyamye ahantu heza iyi ni hoteli y'inyenyeri 29 ni muri hoteli pe murebe ni hoteli ya mama Abi na papa Abi rero icyo nabisabira mukomeze kubana na mama Abi yandaza kubatembereza mbereka ahantu turi muri ibyo tugiyemo buri munsi tuzadufite ibintu noneho mukomeze munakore subscribe mukomeze mu liking ariko nyine ndandi kubabwira ko twageze Kigali twageze amahoro abantu benshi batwifurije urugendo ruhire yes nabonye ama message yanyu yaje ari menshi mwakoze mwese mwatwandikiye kuri WhatsApp mwakoze mwese mwaduhangayikiye mwakoze groupe yaje kunyakira ku kibuga cy'indege mana byari byiza mwatumye u Rwanda sinzi ko nzongera no kuruvamo ndi kubwira mugabo twashaka tukiturira hano ariko ubuzima bw'ino burahenze ntago twabubamo burahenze cyane tugomba no gusubira iwacu abana bakiga niho dukora ariko mwumve ngo Kigali nyine iraryoshe ntaranasohoka ngo ntembere hanze murumva twaje ninjoro duhitira mu nzu byo byonyine kumva ukuntu hameze izuba ryavutse riva umva ramugabo ngo ibicurane byashize sheri bicurane byashize nawe rero Kigali imeze neza nyine ubyukuru kumva ufite imbaraga ufite energy iki mukanye imyenda ngiye kwishira mu bati ko kubibona hano byo hano gutya birambangamiye nshaka kumenya imyenda yangira hano ya papa Abi y'abana bla byose mpipange noneho akazi nako gusa neza cyo kwitaho ngiye kujya muri salon ngo bankoreye mu mutwe nibe bindi abantu turi buze guhurira mu mujyi munsuhuze mumbwire ngo bite nyine kandi mukomeze mudushikire bo ibi rero mfite ni ibintu nizaniye abana bacu bakunda kurya hari porridge bakunda kurya iza hano mu Rwanda zarabananiye niyo mpamvu ubu tugiye mu gikoni neretse umuntu bafasha nyine guteka ntabwo ari mama abuye kwiziteka ya kumufasha gusa nyine kumwereka aziteka uku babikora uku abana barya gutya ibintu nk'ibyo ukamwereka kugira nituba tutari hano ajya bikora bikore neza ya ntangiye gushimira groupe rero abantu baje kunyakira ariko ntabwo ubu ngubu ari byo ngiye kuvugaho gusa nyine mwakoze nzabahorane no kuri ibindi turaza kubivuga hato mama biro no yiteguye byanyabyo apana guhagarara akabereka bo tugiye kugenda sheri kamuzanire ibyo ngibyo tugiye rero kugenda nje kubereka ibintu byose ukuntu bimeze ngo mugumane na mama Abi wa 5/5 muri aha hantu ukuntu ari heza Kigali iraryoshye abantu baracyasinzira bamwe na bamwe umukobwa waryamye baracyasinzira sinzi ko azabyuka abandi bo rero twese dusa n'ababyutse ya ubwo tukomeze tubane ngo 5/5 Rafisa ko nubisha no YouTube. Ya, shaka ni YouTube naenda mwana. Ego. Hasa fisi ngiye kuki ntari nkuzi. Ntabwo. Hello guys, umva nababwiye inzu ndimo nasanzemo umufana wa Abidin Show. Natwibwire. Okay, nitwa dance. Tanzwe mukurikira ndebe uri gukora muteka kumwe n'abana mutembera. Yego na papa wa. None natubonye sanga
Sanga ntabwo tuzi. Shana ngo kabisa. Oya. Uko nabonye niko muri muri. Fi wowe utatuzi. Utatuzi kw'imihanda. Njyewe mba nibereye mu makuru yo muri Kongo. Ukora amakuru yo muri Kongo. Utuye hano? Yego. Ntabwo ujuze ko ntakubonye ejo. Nakubonye nje nijoro. Nijoro? Nakubonye. Shaka ntabwo nakubonye. Kutaje kunsuhuza se? Ugakora ko sinakoze. Ubu none uzajya unsuhuza ubone buri gihe. Hano si uri kuhakora iki? Hano nshinzwe ibintu byo guteka. Guteka? Yego. Uri guteka iki se? Gutekera abantu bakora hano hanze. Wowe utekera abantu bakora hanze. Na fisi burawe no kujya atekera abantu hanze. Abana bahano. Okay. Uba hano se na mata? Uba hano se uri nkaye? Hari inyuma. Nto y'inzu banza ari nini? Abantu utekera n'uyu mukobwa gukora amasuku hano? Yego. N'abandi bantu bubaka hano. Ntenze uzajya udutekera nawe? Nawe uzaza gufasha Filize? Yego, nawe uzayigisha n'abandi bize. Nzajya mbereka aranye guteka. Fi nkunda guteka, ariko ntabwo naje mu gikoni mvaje kuruhuka. Ese ubu nawe unyigishije guteka porridge. Ntabwo naje guteka, ejo nzajya njye nsanga wabikoze nyiri wenyine. Nanjye ndukubuke mu ndeke ryame. Ako ndakwishimiye, nishimiye kubona umukunzi wa Biresho. Sidukurwe ngeze handa bati mwana wanyamura kuri tele. Sagura bose. Mukomeze rata mudukore subscribe, like, musharinge kugira tujye tubana na Biresho. Merci. Ade nagiye kurya buno tugiye kumuhereza ibiryo Fi. Akayiko kari. Nuza kikeneye isahani. Namba nani nyereke nyenda ntuzane. Niba ruko ntaramenyera. Nakaguha. Ariko hano wahamenyeye. Ibi yuko biba hariya. Niba nkayide muhereza porridge gutya. Iyo yoroshe. Uriya mwana nagiye kumuhereza ariko ntabwo nzi ko ajya yirya. Ka urayirya? Nakunda igikoma. Bafite ibintu bitandukanye. Ushaka gusangira naho ibi ngibi urabizi kubirya? Hariho n'abihaye araruka. Rero wajya utabishoboye nawe ukarya gukumva niba wabishobora no ukagisangira n'abana nyine. Bajya barya bonyine. Ntabwo abishobora. Rero ko ntayide nagiye kurira. Umuhungu wanjye ni apeti pe. Ikibazo cyo kurya kizigera ugirana nawe kereka ni mu bimwene. Ni mu bimwene bazarira urukumva Fi. Azarira akunda kurya nyine ababona ibiryo. Iyo ariza abashonje abafite ibitotsi nta kindi. Iyo arize abafite ibitotsi. Ibitotsi nangwa inzara. Ariko mu kanya turaganira numva aravuga bigira umuntu ikintu cyose amubajije. Arabizi. Ade ifata ikikurya. Ushaka veta ngashaka amazi. Ujye uvuga ngo ushaka amazi. Singo? Veta abavuze ngo amazi. Hano turazanye amazi. Baye. Reka tunohereze amazi. Turaryoshe shiri? Ingo? Ade baza ufata ibiryo. Nakarahuri n'amagara. Reka bagushyire mu gikombe ikintu kinini. Iyo myenda rero uzayizana hose siko nazizanye ikirahuri. Ngomba kujya mu isoko nkazana utuntu tw'abana bakoresha. Ko mbana ntabwo bafite. Akanakubwira ngo arahaze niwe arahaze. Iyo ahagurutse gusanga nyine arahaze. Gusa karakara niwe ugomba kubwira ati ibiki. Ntakajya akoramo ahita n'umurya. Igihugu n'ubwire birya kugira ngo ndahaze mwereke ngo rya bino biri mu myanda nuko bizajya bibona. Sheri kutarya? Abari ingeri zisenge. Zindi sukari. Ese ifataho gake kuba? Sisi nadukorera igikoma. Nanjye ngiye gusubira kuryama ariko sinzi ko ndi kuba n'ibitotsi. Nshobora kuryama gateka. Hano hari izindi mbuto.
Essa massa quadrada. Cara. Kutaje kuprosa. Mpesi. Heti Okay. Ingo. Tarkoitatko se, joka on ollut meillä joskus? Ei. Viime kertaa, kun te tulitte Afrikkaan. Ei vaan se, joka Meidän oma. Finlandissa. Meidän oma. Meidän pitää muuttaa semmoisen kotiin, missä on 3 kerrostulla. No 3 Kerrostulla. Usa aí tu guriarico. Joo. Eu na tati. Joo. Okay. Ja. Vaikka. Moikka. Ai koma la kutekeye. Kubera wabyitsukerewe. Waliki. Ninye dusha hali ndumva niyo amazi ashyushye. Kweri hamwe kari umwe ukora. Noneho ikindi abo bakozi babiri babyuka bakora amasuku. Hari umukozi wabo ushinzwe kubatekera ngo n'uyu muzamu abari hano uwo mukobwa warahahora. Turatuzabonye inyuma. Ushinzwe gutekera abo bakozi. Abo bakozi arabatekera. Niwe waje kunsuhuza ngo aranzi kuri abidensho. Ubwo arahabwa namwese ejo warambonye kutansuhuje. Ko nakubonye binakumenya. Nyina akabona ngo aranzi. Ingo. Malakati baby. Ufite? Yaga. Problem. Way high Tam. Well, hello. Abashushu be mumeze fresh. Umbizuba rya Kigali riratwishe. Uyu boss wanjye naniwe shoferi wanjye. Yewe ndi chifu wa mama Abi. Shoferi wanjye. We mumeze mute? Hey oba. Turavuga ngo Finland irashuha. Ngo mwiki gihe. Ngo Finland irashuha ariko mundebere izuba dufite. Mwaramutse mutese. Uyu ni umunsi wa mbere nkuko nababwiye. Umunsi wa mbere nabyutse kuryama byananiye. Umva. Uyu mugabo Kigali arayizi. Kumbe ajya nsiga kaza. Ndi mu mandazi nkayoberwa umuntu n'ubaryari. Baje kwitoza ngo nzajya gutwara wageze i Kigali. Ako nanjye ndaza kugutwara. Ndaza kugutwara. Ariko ndaba ntayiri. Kubera ndabanza mve bundu. ubone gutwara. Umva hano ahantu harashushe. Harashushe. Mu kwambara ubusa. Bitete dukute mu tubana. Bitete dukute. Hivini. Kwini. Emirari kwibaza ngo mbese twaryamye ute nijoro. Wowe waryamye ute mi? Mano, se mesmo aquela vasta visma para no. No kuvisto. Bititse no kubundi. Ngo hari hashushe ngo ntabwo twabonye uko turyama. Mubeze mute we. Umva abanyarwanda muri hose mwibuke gukora subscribe. Ko mama bagiye kuzajya batembereza ahantu mu Kigali turayibereka abatayizi. None ikindi ngiye koza mu mutwe shiraho indi misatsi. Yes, ngiye gushiraho indi misatsi ngiye kuyikuraho. Nuko ubu nanjye ngomba kwenjoyinga ubuzima. Nkumva ukuntu bimera, nkumva ukuntu biryoha ibintu bagukoreye. Hari umuntu wanyandikiye muri commentaire ari kumwe ati ewe tanti n'ahantu rinda gusuhuje ngo sinigore ngo mu Rwanda bakora imisatsi neza. Banjyanye ku muntu witwa ngo Frank ngo akora imisatsi. Ariko umutwe wanjye urasa nabi naramusigiye ngo azawoze. Noneho nanjye ndatera produit ariko barambwiye ngo sintere produit kubera n'ubundi ngiye kwambara imisatsi. Aiden rero moto za hano we yazenjoyinze. Ramuhinzira undi nta muhinzi rusange barakagonze. Umva hano harashushe ntago ari ukubabesha. Exin. Eitoimi. Dikene balo eitoimi. Samen. Dore mina hano barogosha nayo miragiye kogoshwa na daddy ngo bagiye kogosha. Yes, by auto Ikinamba?
uzi ko wari ukumbwira ngo araje nkagira ni uje we muri Kigali ko ntiryoshye maze kuno imodoka zigendana moto tukangana umva papa bari gufata fire nanjye ngafata indi gufata fire ngo nyifate imera akoda igihe duheruka hano tena papa bari kugenda atanga inzira dore uyu wari kwivuganya ko yaramuhaye inzira ze ntarivuganyije ko yaratanze abantu bameze kuri hano abanyamaguru umuntu uri kugenda n'amaguru uba ugomba no kuri kumuhereza inzira hano urahagenda ngo tugiye kubanza twanywesha hariya ni ku ruhe ruhande ingenzi yarakuyobora ngo tugiye kubanza twanywesha imodoka hano rero baranakunyweshereza ntabwo winyweshereza yohora baje kukugurira baje baza batugurire sibyo adene n'amakoti rwose ese nyakubahwa hano umupapa bizanamutera itaberanye n'intuzi urabona nyakubahwa itaberanye n'ikote koko side nyakubahwa umuntu wese wambaye ikositimu asa neza ntahise ahinduka ntabwo yagenda yambaye uko ade kusa neza ubukwe burabaye we abanyekigali tubayeho gute bageruka waheze urasa neza uraje umbone usange nanshobora no yarusatse batari yaje Halo. Halo. amagara papa Halo. amagara papa
salo biratinda sana. Mama bimwabonye Kigali ni gutya Kigali ni gutya nagutaha Kigali ngo kwa Frank ni ukuhaba Wahabonye? aba diaspora mugane kwa Frank abakorere nambonye ako no wanyobeye agishukuru The nerve is here. birabyuka mu gitondo se bigisa kurya na birabyavuyemo ingo Frank birabyavuyemo